kwemwe sha mugabo kutambwe ngo ngusuhuze usuhuza se n'itegeko ko sha muranze koko mubaye imbwa ntabwo wakameye ko ngusuhuza ko dushimye ko twabaye imbwa se mwebwe mwabaye iki kwabaye abagabo iyo muba abagore bacu se mukaba imbwakazi nyine mwe mwabaye imbwa kandi ntabwo mwabaye imbwa imwe mwabaye zibiri ku bundi banyweye ibiki wamahiye se cyangwa nkuri maze kubyibuha nyine ndabyumva tu dinda mbyibuhanji wanyu mbage wanyu niki kiwanyu menyaga ingira nikiraga mugira sinumvishe se ngusigaye ufite mabuja uguhemba neza icyo kurya ukibonera ku gihe aha ubivuze ku bya mabuja byo uburi kuniraga ganda gakomeye cyane dore maze imyaka zirenga 2 kwa mabuja ndyaga iki ibyumbati n'ibijoro himbwe uzumbwira ngo maze ngo iki ukabusa cyose wankerebende bamuri kuncinyagurira mbabona wagitiritiro amwumbati hako haruranshaka ndagushaka sura umugore ese ko ntari umugore urambaza iki ahubwo se urambaza iki urinze umpagarika ntafite cyo kumbage wanyu niki wanyu ngewe ko kimeze babo twerubi kandi sha amagambo uvuga ugagabanyika unayicunga unayakandagira umenya amagambo uvuga se buri komeruka ibyuma babiciye ubinkubikuye ahubwo se ko babiciye ukabivuga bivuga bikuye nyine ubivuga bikuye ko nange imbwa ngahura nazo koko wange imbwa nkahura nazo surama ko kanwa wange imbwa nange imbwa nkahura nazo makiyaje makiyangu imbwa ni imbwa ni ihamba cyavuye Musanze ariko bibi ariko reka nkubwire ibi umenya amagambo uvuga kandi uyacunge kuri mirwawe nta mugwe dusangiraga na nesambu dusangiraga wumvishije none turapfa iki se umuhagaritse ushaka hiki kari cyo ndi kukubaza wanyagaruzi waruzi kuri nyagaruzi ihene ikatwiganiriye n'ubundi singiye kukubwiye ngo ganira nande katwiganiriye nyine nta kibazo nande nimbwa ngiye ngaho gamba kumva ibyo gamba ko namagambo mazima sugiraga ngaho bivuge subwo washize agapira hasi tukaganira ibyunguka ngafite ndagashyira hasi tukaganira ibyunguka nari bitwagiye vuga ibyunguka ore ejo bundi ari mfite ikibazo yego cy'amafaranga nshaka kuguhamagara ari nijoro unguriza se ngo ndeye kwanguriza nibura nka 250 uranze ubayimbwa ushaka no kujyunguzaga amafaranga ese ibyo bihuriye he nibyo ndi kukubwira gumya ugambe nze ko kutavuga ibintu bizima ngaha gumya vuba zubu nta muntu waguriza amafaranga mwande se yankuriye wese ntawe wayaguza ni nka kuguzaga suzagambe wumvishije arashaka wato ndakubutinde bw'iwanya ari umunsi wumvishije ako gwashize agapira hasi tukaganira neza nkakubwira icyo nagushakiraga nubwo ari wo mpagaritse vuga icyo ushakira bundi bintu bireke binusi bibi amagambo ababiri dore ubuzima sigahembamo nisi buragoye pe yego kandi naje kumenya amakuru yuko ahantu sigaye uba byo kurya bihari kuntu aha nabyo kurya bihari dore turyaga ibijumba n'imyumbati mbu bishaka uzaze nguhe akose uzaze nguhe ko ibijumba ujya gukoza myanya nuko mbwe wantumbaga newe kimeze n'ibikote bifi nanjye nari mbonye imbwa nsaba amagufa Andre numura ko duhagaze aha ngaho ubu ngubu turategereza paka kana keza kari butambuka baba babiri arabo wanjye uwundi abo wawe ibi bintu uri kunjyanamo ariko rero ariko se ntiwambwe gushaka ku buryo stress zigabanuka muri wowe stress se ariko n'ubu uracyanangiye umutima n'ubu ariko abyo byo ngo asha shaje ibyo byihorera rwose tuzere yawe se da reba karakana kari kuza kara wakabonye reba kaduca turebe sister umubwire se
sister gira nta kibazo tambuka kwambaye neza Thank you. suza n'uyu muntu Wow. bakwita ndetse By the sky. Sky yitwa Sky ariko twagukunze ra ko umuntu yagukunze Yankunze. Merci. Nta kibazo. ntabwo wihuta cyane se ku buryo mwaganira Wapi ntabwo yanjye gato ariko ntabwo ari ibintu bya ngaho muyemugana gato nanjye nari ngiye sibyo muyemugana Andre reka muyemugana nta kibazo nanjye mbaye ngiyeho gatoya Sawa ntari. jya kuri fone ntari Sister kari. Icara. None Sister. Ukorera hanga? Okay, no kubonye numva ndagukunze. Niyo mpamvu mbwiye uriya mugabo ngo guhamagare. Numvaga nkeneye umuntu wajya unkorera ka massage. Wabishobora? Massage? Biba bigoye se. Ukora massage se uko byakuranira? Ntabwo bigoye. Ubwo nayikora uko nzi. Uko uzi? Massage se sinujye numva ngo hari ukuntu muyikora. Warizitwa ngo niba ari body ngo iki mama. Body to body. Iyo niyo nshaka kuzamurira. Zayishobora? Ndashaka rero ko nimugoroba urabona izi saha ntabwo byakunda umuntu aba ari muri rwinshi ariko nka saa 2 za nimugoroba sibyo? Nimero yawe ni kangahe? 7 kabiri 8 3 8 uri hano? Kuidasonas. Songet. Pasa. Ni. None se kutambwiye? Gusa ndaguha amafaranga ngahe? Ese reko tari bunshenesha bite? Mwakweka sawa bo kaza kungenera bitewe nuko kandi urabiteze byiza. meze neza. Yego. Umva ci hasi twinywere umva ibanga ryacu. Ndabyizeye neza ko namaze kumuragira nta kibazo n'iki na kimwe gihari. Wa mugabo nta kikunuganuga. Gusa mfite impungenge mu minsi yashize aherutse gucukumbura ibintu byose by'amadokima mufata arimo kureba ya foto. Ntabwo yayibonye. Yarayibonye. Ntihariho izina. Hariho izina. Esa amazina ahantu hose ntaba hari. Iri banga wabona yaraje zamenya. Ntago yarimenye. Ntago nyikwizeye datinya. Ntago nyikwizeye niba yarabonye ifoto akabona n'amazina y'umwana. Nawe utekereze ko ari umuntu mukuru. Hari ibintu buri ari gutekereza nubwo atabivuze ahubwo wibomba arike. Byanditseho se ko ari amazina y'umwana wanjye. Ariko uko biri kose hari ikintu cyanditse inyuma. Nyine byanditseho kwa kundi ariko ntago yabyita uriya yarabirebye mbona arabirebye arongera arabika gusa nta kibazo. Uryo rimenge ntugire ngo uriya mugabo aroroshye. Kuba atoroshye ntago yoroshye ariko aranoroshye nanjye mfite ukuntu mba mutwara neza nkagenda nkanamushungura nkabibona yuko nta kibazo afite. Naho ubundi gusa nawe usahajya ubikomeraho ni wewe wenyine tuziranye ku ibanga ryanjye. Usahajya urikomeraho ntuzabanteza abagore tujya tugira akantu ko kuvuga urumva je ntungireho ikibazo. Ibanga ndacyarifite nta n'ikindi kintu nakora ngo bitume nteshuka ryabanga ndimene. Ntago nshobora gukora ikosa kuri inshuti yanjye ngo usenyere. Oya ntago nabika. Kandi urabona nyine nari ngiye kugera ku ntego. Urabona yaratwimuye. Mu minsi yashize rwose ahantu heza. Umva muraryoshye muri no minsi. Umva noneho nishira ishusho. Merutse no kubona umukobwa wasigaye yambara style.
waramubonye arakeye agahu inzobe afite agasura gapo kameze nk'akabana batoya umva fatiraho kazakugenera bitewe na serivisi uzaba umuhaye sibyo muri keza sibyo nta kibazo rero ngaho genda buriya ndaza guhamagara sinze gukura ndahari sawa bayi ngaho genda ubwo ndaza guhamagara sawa bayi none se uwo nishakiye n'ubundi ko yananiye ndamwifuza mureba ntashobora kumpa umwanya ubuze ibyo ashaka afata ibyo abonye nta kundi nabigenza buriya rero umukobwa wanjye nubwo umubona ameze kuriya sha muri ino minsi ntabwo ari kunyumva pe ndamuhamagara rimwe akanyitaba ubundi ntanyitabe mva sinzi gusa kandi noneho njyewe mba nifuza ko twaganira sinzi ikintu numva ngomba gukora kandi kuganira nawe byangirira umumaro nawe bikamugirira uwundi uko biri kose nawe arabizi ariko amaze gukura kandi iyo abakobwa bamaze gukura yamaze kwiyitaho ureka unasigaye asa hari undi murongo ashaka kugendera utamuyoboye 100%. ariko ntibikuraho kuri mama we ngomba kumuganiriza kubera yuko hari ibintu byinshi buriya mba ngomba kumubwira mu rwego rwo kugira ngo abone uko yitwara hanze aha kandi noneho urabona n'ibi bintu mba nkomeza ngenda mpishahisha erega cyara kabaye ari igihe bishobora kutugiraho ingaruka none se niba ubona uyu mugabo dufitanye abana abo bana uriya mukobwa wanjye akaba bataziranye urumva atari ikibazo ahubwo ikindi kibazo ngomba gushakisha uburyo bwose bwatuma byibura bamenyana ingingo umukobwa wawe rero aze muganire izi mbwa nazo ziba ziri gusakuza iyo batari bazigaburira ziba ziri gusakuza ako ya masaha namwe mwamwazicishije inzara umva zamenyereye kurya saa sita mu kadomo yego ubwo wabona hari umuntu uzikanze oya ntabwo bari bazigaburira kadoga aracyatetse naho ubundi uriya mwana w'umukobwa nshaka gushakisha uburyo nahura nawe nkamuganiriza nubwo atari kunyitaba ariko nzakoresha n'indi telefone ariko umubugereho mubone tuganire Shadate uriya mwana ntumugireho ikibazo kuko urabizi impamvu ituma atakwitaba niwe nyirabayazana njyewe yego wamuhishe umuryango nawe warafite igikomere rega hano kubera imibereho twari tubayeho mu buzima butari bwiza ubu rero hano ndi kumushakira ubuzima nimara kubona iriya mitungo urumva umwana wanjye nshobora kuzashakisha uburyo namugaragaza binyuze mu mucyo ariko uriya mugabo iyo njya kumubwira yuko mfite umwana ni ukuri kw'Imana nta kintu yari kumarira uriya mugabo we mwihorere wamaze kumufata uriya mugabo waramushoye ahubwo uyu mwana bimutera puresha mutware gake bizarangira bikunze muganire umubwire ukuri umwereke n'umuryango muzane se no mu rugo byibura shabuze ukuntu mba mfite intimba nyine nagahinda nk'umubyeyi kuba utabana n'abana bawe bose ariko nanone nk'umura bizakunda Bera amakuru ni meza shani ingwamage nkukombesha ndikubona usa neza noneho birenze sana ego mani nawe ndi kubona umeze neza ariko shabye ware wa muntu wabyise nyine ni gake gusa nyine byaranze no kubibona gutya narahasarenze umeze bite se nabuze akazi amakuru ni meza isura cyashishetse nka mbere kandi shawapi wavuye mu buzima bw'ishuri nzi ko nyine wacangamutse ntago bikiri nka mbere ntago bikiri nka mbere okay byiza amakuru ya James amakuru ni meza James ameze neza okay sha nyine nari nguhamagaye ngo nyine nkubwire ikibazo mfite numve nyine ko wabyakira nyine nk'inshuti yanjye bwira nta kibazo kubizi se hari ikintu nakwiba sha nyine tukimara gusoza ishuri ntabwo byanyoroheye bwira ngo uteze yombi gusa nagusigaho kubona ukuntu nsa
dore noneho usigaye nambara nk'abarokore iyo ubuzima bwanze wambara nk'abarokore Sha warabyibushye yego komana narabyibushye ntabwo bikiri nka mbere. shabye byihorere mwana nyine nari naguhamagaye ngo nkubwire nyine nkuganirize ukuntu nyine ikibazo gikomeye cy'ubukene urabizi ubuzima bwo hanze nyine nk'abakobwa ntabwo biba byoroshye Ndabizi biriya ni ibintu biba. sha nagira ngo usabe nyine nzaze kuba mu rugo iwanyu wagenda ukanganiza mama wawe maze aza kuba iwanyu mu rugo. Urumva ko ntabwo twabanye nabi kandi urabizi uri inshuti yanjye nta kintu nakwima. Njyewe ndaza kugenda mbiganize mama, ndabizi ko anyumva cyane, mbimuganize mubwire situation zose ukuntu zimeze, icyo ari bubivugeho nzakubwira. Gusa ndabyizeye ko atabyanga. sha ni kuri waba ukoze pe. So ibyo byawugiye tujyamo ahubwo we wazindukiye he? simvuye guhaha se Ese iyo umuntu agiye guhaha nta n'umuntu abwira ko agiye. ntacyo nikeneye kuvugana namwe cyangombwa si uko ngarutse se. Ibyo birumvikana kuba ugarutse ni amahirwe, ariko bibaye byiza nabwo wajya ugenda ubwiye umuntu aho ugiye. sawa nyine nari ngiye guhaha rero urabimenya. Ese ubona kwigumura kwe no kwigomeka no gukora ibintu byawe wagira ngo nta muntu ushaka bimenya bizakumara iki? mwebwe ibyanyu nzi ni ibihe Ibyo utazi se ahubwo ni ibizi. sibyo we komeza nawe ujye mu ruhare rwa mukuru wawe nta kibazo komerezaho kabisa. Kwibwira ngo njye mu ruhare rwa mukuru wanjye, hari ikintu nganira nawe utazi, hari icyo njya mvugana nawe utazi. Iyo aba yagiye yose njye mba ndi kumwe nawe, ntabwo tuba turi kumwe nawe mu rugo. aho muvuganira ndahazi buri munsi wowe iyo nkubwiye uranyumva cyangwa uhora uri kuri kote yiwe. umva nkubwire ibyanyu maze kubirambirwa pe. nagenda nkashaka umugabo akakanya imburagihe, nagenda nkazaba indaya byibura nkagirwa stress no kuba indaho kugira ngo nyigirwe nabo nitwa ngo mvukana. Yego maraya we. Ka mu nzira na nugende. Samira gwira nkubwire. Ese urashaka kumbwira icyo wumva? Ariko reka nkubaze. Urabizi neza ko Grafresh yaratubwiye ngo namara kuruhuka neza mu gitondo aratuganiriza. Uyu munsi rero niwe yari yaduhaye wo kutuganiriza. Aruhuka ubusinzi. Ibyo ntibimureba, ariko twebwe dufakasinge kumenya ikintu ashaka kutuganiriza. Sawa nta kibazo. Nimba wibuka neza nakubwiye ko icyo kiganiro ari cyo cya mbere na nyuma. Nta kibazo, singiye guteka se hari ahandi ngiye. Nta kibazo pe. Birumvikana, ariko nawe ndagusabye najya no kutuganiriza ntuzane ya mahane yawe, ngo uzamure ya mashagaga yawe, utangire umushihure unamubwire nabi, kandi ujye uzirikana ko Grafresh adakunda umuntu umubwira ibintu byinshi. None sigaye nambonamo ko ngira amahane. Kwibyo ntabyo nimwe mubitera nanjye ndavuga bitewe n'ibyo ari bari kumbwira. Icyo ngusabye basi nyumva nka musaza wawe. Nta kibazo nakumvisha. Mu gihe turaba turi kuganira, ugerageze uvuga uri pause mu ijwi rituje, nk'umuntu ukeneye kumva ubusobanuro bw'ikibazo wamubajije nka musaza wawe. Nta kibazo, ni ukuri nanjye nkeneye ibisubizo rero nta mpamvu nta mwumva. Okay, reka njye ku muhanda rero nanjye ndasanga utwo tuntu ugiye gukora wenda utugeze hagati, ndagufasha kugira ngo nawe nabyuka tubone kumwicaza nibura twanamuhaye icyayi. Nonese bite se wenda? Cyane kenshi nta kibazo. Mustaho? Ni amahoro nasi. Iminsi myinshi. Ni ibinyejana wowe. Ese ngo byifashe gute? Ni sawa nyine nawe naguhamagaye. Ndashaka ko dutangira akazi. Nta kibazo ngiye mara nditaye, urabona ko naje nditaye. Hari utuntu njya ntanga mvana mu Bushinwa, nk'abantu bafite amamodoka, utuntu tw'udupiyese, utuntu bagenda abantu dutandukanye. So hari umuntu ushaka nyine urumva niwe nifuzaga dukorane, ujye tubashyira bakwishyure baguhamagare amafaranga yawe rwose nta kibazo. Ariko hagati aho icy'ingenzi haba afite iki abanzi. Wese nakubwiye abo banzi bihorere ngewe bindekere. Yego. Bindekere nzabikurikirana, icyo mfa nuko uzajya umpemba amakoma twavuganye. Yego. Urumva utuntu ntanga tumaje kuba abantu benshi.
nabitangiye ari bizinesi yanjye ariko mbiganiza inshuti zanjye nazo zitangira kujya mu Bushinwa, Dubai, izindi zana utwo dupiyese. Urumva ibyashara byanjye biri kugira iki? birimo kwangirika. Biri kumera nka za nzoga za chifu. Ni chifu ni kingi byinshi kabisa. Si birimo byose ya. Urumva rero ni icyo kintu nshaka ko dukora, ugatangirana n'abakiriya banjye ukabafata ukiba n'ababo bariya bantu tukareba ukuntu tuzagenda tubagenza gahoro gahoro ku buryo tubakura mu nzira ibyashara bikaba ibyacu. Njyewe ibyo bindekera igihe akazi nk'uko nabigusobanuriye, akazi kawe njye kugakora nk'akanjye. Watinzeho gato rero kandi umuntu twari dufitanye gahunda saa 2:30. Urumva ubu ngubu bigiye kugera saa 3. Reka muhamagare numve ko yageze mu rugo, ko yambwiraga ahantu uri bumusange, numve yuko ari buboneke, hanyuma umushyire buriya bupiyese bwe. Nta kibazo. Kamuhamagare numve. Ayandi makuru se bimeze bite? Shane gake nyine turetse ko ubuzima hano hanze biri kugenda byanga. Ntabwo uyu munsi biranga ariko ejo bigakunda. Urumva nabiranakoraga nabigiyemo harimo amafaranga, none yabuze. Urumva rero niyo mpamvu nakubwiye ko ngiye gushaka andi kazi ku ruhande. Birumvikana. Allo? Oui, boss. Oui, mwiriweho? Ariko ndumva amareza ari mabi, sinzi niba nakupa nkongera cyangwa muri kunyuma. Muri bize se? Oya nta kibazo tunavuga. Okay. Niba utari bize rero, wa muhungu wanjye yarangezeho, nagira ngo akuzane twa dupiyese, ubwo ngubwo ngiye kumuha nimero yawe. Ngiye kumuha nimero yawe, umwitabe, ndabizi ko utajya witaba nimero utazi. Umwitabe umubwira ahantu uri. Nta kibazo uyimuye amabagare imbere yuko wabyuka. Okay. Sawa, merci. Mugoroba mwiza. Reka nguhe nimero ye, hita umuhamagara none, urabizi ibintu by'abakire. Ibintu by'abakire buriya ni ibibazo andika. Ariko bro, basi reka ibintu none tuvugisha kuri njye nawe. Sibyo? Ni mukuru wacu koko cyane. Tugomba no kumwubaha. Ese wowe iyo urebye ibintu harimo ubibonera igisubizo basi wowe? Ngo byibura ngo tuvuga atanshubije we hari icyo wabona nsubiza. Njye mfite impungenge. Ntuzabone muri ameze gutya ngo ugire ngo nanjye nuko ntashaka kumvikana. Ahubwo ni impungenge mbafitiye. Kandi mbona nawe uri kwinjiramo reka. Samira, uko ntekereza njye naga ariko ndi. Ngo nyisubiriza basi. Nimba we nta mpungenge ufite. Genda shaka kubaza. Hari umunsi urabona natashye nasinze? Hoya. Hari umunsi urabona nagejeje saa moya ntarataha? Hari serivisi nimwe uransaba mu bushobozi bwanjye bukeya ngo nyikwime? Hoya. Twebwe ubwacu niba mukuru wacu atunaniye tugomba kwigira. Ibyo bintu narabikubwiye. Tumaze gukura Samira. Ibyo nabyumvise, nsubiza icyo ndi kukubaza. Njyewe bitewe n'ukuntu mubona, ntago rwose imyitwarire afite nanjye icimisha. Duterere iyo rero duceceke. None tukora iki? Tugomba nyine kuganira akaduha ibisubizo twibaza. Ndega dushobora no kuganira nawe ntahinduke. Ariko twamuganije nta kibazo, bizatinda ariko azagera aho twumva. Samira, Karande, n'uyu munsi yaduhaye nta mpamvu n'imwe. Ngo basi nsezeranya kuri bumfashe kumuganiriza kandi nanjye ndavuga ntuje. Kandi aricyo kintu kimbesheje hano mu rugo aya masaha. Ndahari kandi mpari kubw'impamvu y'ikibazo cyacu twembi. Nta kibazo rwose nk'uko wabinsabye, nanjye ndamwumva ntuje. Uko nimbuzi yuko uri bumfashe kumuganiza kugira ngo twese tubonere umuti w'ikibazo hamwe. Ndabikora pe, kandi ndabikora. Ngaho rero reka ngende nanjye niga ko naho ugiye ntutinye. Njye nago ntinda ndamara iminota 30 yonyine. Sawa.
ndakwemera. akanimero ke gusa ntabwo aba kure aba ku irebero arahita akurangira ni ibintu byoroshye ubwo umwanya uri kwandika nimero reka bazana ako kantu nta kibazo. Sabi ngaho da namuhamagaraga numva nabonye arembera iyo ngiyo kaje mu by'imiziki ariko waguze akashino naka kaje waguze n'ubwoko kira kumva kakurikana uzanywa n'intuze kubera gacanye nanone kakanumvishe kakurika umuntu wamukuye he noneho bose wanyweye se kagoze kakuze siniranga ngagejeje uyu muntu azapfa gakoze muri pombe ibi bintu wanyweye ntabwo binyobwa gakoze mu mwembe ntabwo binyobwa nese warabimeye aya ntabwo rero ariko bidacugurika rero ibi nibyo Soma wakira nibyo boga mu ntoki uyu we none wowe wamufungisha nibyo boga mu ntoki yoze mu nda ubwo wogeye genda woze mushyiraho na litiro nk'eshatu z'amazi ubundi ugende wicara ahantu bitirimure nicyo ngukunda ariko iyi si ni ntoya yesu we ese uriya ni wa mukozi wa uwo ni wa muhungu wanjye wirirwa utsetsa runaka anzani iri ariko noneho koko nduzi kandi mu bosi yitwa perezida niko mwita ni perezida w'ahantu mu mashyirahamwe no mu Kibeho. hano mwiriwe neza winda kumva halo uranyumva ni njyewe bari bahaye ibintu nari ngiye kukuzanira bari bamwe mbanze ngo uhamagare ubanze ubane nimero yanjye ni iminota mikeya cyane rwose ntabwo ngiye neza ntoki ntabwo ndi butinde rwose nta kibazo bwe ni vuba vuba kabisa ntabwo ari ibintu bitinda nta kibazo reka ndeke gutinda mu nzira nze vuba vuba sawa nibwo nimagera ndahita nguhamagara sawa bakire dukunda ibintu byinshi tugende mugeze none se twara ako kantu umuhamagare ukamugezeho hanyuma uhita ugaruka ukomeze ibyacu akazi wagatangira kereka niba utari tayari ngiye kandi narakubwiye ko njye mpora ndi tayari twinyurire hano ntabwo mba nshaka ko n'abo badoze bamenya ibisohotse mu rugo cyangwa ibyinshi ko numva birimo ra